uretse none se shuru kantu ko kunywa turi bufate ngakantu ko kunywa oya ije kunywa bizabiza none doshe wana kakayaga umva kakayaga karanga oya byakayaga ntago mbyitayeho inyota iranyishe kandi hega buri inyota ntago ari ngombwa cyangwa kurya oya ntimba nta bintu byo kurya birano nta kintu tuvuga ni by'imisozi birahi bibaye se oya shiri none se jewe ryo kunywa kwate n'imisozi ubona soka kwerwa twamagira imisozi wumva nta nagafanta agafata hano hari abaseriveri babona koko natwe abana dukunda Zirimo comedy. Reka mvuze kuri washe kinde kubwingu ngiye kugutembereza ahantu uzakubona ko imisozi ngiye nanahagiye undi turi oya we nukite ku bintu by'imisozi weka mvuze kuri wagiye wanjye ndi umuntu banamba nabicunze nkabibara navuga ati ndakujyana ahandi urahava noneho wabyushye inyashi inzobe urangiye burujye nyubaha buri weka mvuze kuri niwe wabonye umugabo undi wakumva none umunsi nagushatse zadutembera ahantu none tujya ahantu no mwiru tuzajya tujye mu butayu cyane Yesu usanga naho tugiye ari heza da ni heza ntabwo oya ntiwite ngo nuko turi guca mu bihuru ngiki ibihuru nta birenze yampaye nkaruza ndekwe turashize cyane bimeze neza none se ko muri murahanye n'uno mukobwa mwana nyonje nsohokanye umwana je buriya reka burangura gucya ntago ari uko njya ngo ufite amafaranga gukira bihera mu mutwe wa kintu ntabwo urabona umuntu wakize mu mutwe kari kwikofi ari vide abakene no mutwe baba bafite abakene babura rero kutabizi burara abakene baba barakennye mu mutwe bagakina ku mafaranga hano hose bakagenda bakagenda nogerera mu mutwe nduzi ariko ikofi ndi hasi umiwe ubura umwana musohokanye umwana uyu mwana ngiye kumusohokana ne tujye kurya sho rero sha anahagaze neza oya yuganga hagaze neza ubwo se wowe nawe natwara wari ugiye kuragira agenda ndimo nitemberera se nyine gaho nacyo rero genda uragira izo nka mwana ashamugira ibihe byiza uraza guhura ubwo ngubwo tuvuye mu butembere wakinwe data kuzakora gashero sasa kagina kugura ikintu bitinguru twatwirira ibishabiro Yesu bikora ku mwana ari heza reba harahanije reka tuba tuyicaye gatatu ahantu ni heza ariko se oya inyota yaho umuntu yayikira bivuga ngo inyota yo muri iyi misozi ahubwo biba wicaye hano di wowe ntukavuge ngo iby'inyota ubundi buri ibintu byose biriko noneho se ukuntu hano hantu hameze rero wabibonye sheri cyangwa zameze neza da hameze neza ariko mba nagusohokaye nta kuntu aba nagize akayaga wakabonye noneho uri kubona biriya bizi biri hakurya cyakoze amazu y'ino ndabona ari fresh noneho rero ndashaka kuzajya kugutuza hari ahantu uruhande rwa cya gitaje noneho kuzajya hariya wase byahise inzu sinazigeraho reka weganye ndi umukire nubwo bashiri buriya rero none uciye burandakize buriya nubwo mu mutwe nduzi ariko kwikofi ndi hasi ariko se uretse none se shuru ko kunywa turi bufate ngakantu ko kunywa oya ije kunywa bizabiza none doshe wana kakayaga umva kakayaga karanga oya byakayaga ntago mbyitayeho inyota iranyishe kandi ndanashonje hega buri inyota ntago ari ngombwa cyangwa kurya oya ntimba nta bintu byo kurya birano nta kintu tuvuga ni by'imisozi birahi bibaye se oya shiri none se jewe ryo kunywa kwate n'imisozi ubona soka kwerwa twamagira imisozi wumva nta nagafanta agafata hano hari abaseriveri babona koko ntago byitayeho reka mvuze kuri bose pe yemwe murabo ako wa muntu wahora niki dore ngiye uyu mwana namusohokanya ahangaha nzi ngo dusohokanya ahantu heza none marambwira ngo agashaka ibyo kunywa ahantu kubona hari abaseriveri bari koko oya niyo mbwa yambwengije gusohokana none ureba nk'ahantu yasohoka ako nugeze no kurwego kunyitimbwa wa mugabo mubaze umuntu w'umugabo nkawe usohokana umwana ahantu nkahangaha koko oya ariko giye nawe ndebera n'uturi usohokanya ahangaha urumva atambwa we nagira ngo tuba turi akayaga kahangaha ubona hari n'agashyamba n'uduti tuba tuduhungiza data sha nanjye numvaze rwose ndabona ntaza ahubwo nje ariko se mwana uramujyanye ariko mana y'isi n'ijoro abakene natwe none n'umwana nifite baramujyanye ariko koko ngiye kubaho ndi singo mana y'isi n'ijoro we nkorera sabu like share na comment maze